naho ubundi se musa aha reka twaka kandi mumfashe mvaha sibyo ariko ntihagire umuntu n'umwe umenya ko mwana abaye ndabinginze icyo kintu mukinkorere ahubwo nge ndumva muri ibyorezo mwabagabo nimba ari muri ibyorezo mugende muvuge ko mwabaterereje adahari nje kubaha warning y'iki n'ikindi gihe mujye mumenya aho mukina imikino yanyu Do you love me? You look good, baby. Uncle, ubundi ni wowe wanjye pe nkunda ko nyumva no ukuri. mwabagabo mwe muragenzwa n'iki kwinaha mbona ntabazi mukecuru duhagarariye uruganda rwitwa Universal Horizon Company rukora ibikoresho nka sima n'ibindi bikoresho none nimba nibeshye rimwe mwe mwubaka hariya hafi ya ruganda ntago wibeshye rwose nitwe none ko muri hano Umva mama yego ngiye nitwa Samuel nkabandi ari ngewe siwo w'iyo company bakubwiye uyu nguyu wari urimo gusobanurira yitwa Pablo ni ushinzwe ibikorwa remezo gira company iri kubakira hakurya uyu nawe ni papa wanjye akaba ari we chairman w'iyo company mbese iyo company ni iki kugeza na reka kanya ntago muransubiza ikibazo cyanjye muragenzwa n'iki mva mama yego aha hantu harimo amafaranga menshi naye iki mva nayawe n'umuryango wawe kuko twakoze iki mva mama turashaka kugura ubutaka bwawe bwegeranye na hariya turi kubaka kugira ngo nabwo tubukoreshe umusinga ni data hanyuma mugahita muzana amafaranga nta kintu twavuganye yego niyo mpamvu niyiziye kugira ngo nguhe amafaranga yushaka ariko hari ahantu ariko nagorwa hanyuma ubwo ukazana amafaranga nta n'igiciro twavuganye Yo soy una hija del Intisol, de la Pachamama y del Intisol. Wa mwana uruwaye uri ikigoryi uri igicucu uri umusazi uri iki uburyo witambika imodoka iri kugenda ni igicuguti se ni igitogotogo se urabona iyi ngiyi ari ya ndege bakora mu bikenyeri uri iki koko ese ubundi kutavuga uruwaye dorere yampaye birankora none sha umva sa nk'uweguka gatoya eguka Papa fasha no kuri ndashonje maze igihe mvuye mu cyaro naje Kigali nje gushaka akazi humura ariko narakabuze
humura maze igihe ngenda muri iyi mihanda. humura akazi ndakaguha mfashe umubare uruma akazi niyo kabara ko koza imbwa nagakora. ihangane humura ndabibona koko urashonje urarushye umeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi nako si umeze ahubwo urabifite ndabona ubifite ariko humura akazi ndakaguha rwose ndakaguha humura ni ukuri papa waba ukoze. hoya humura none se warize se? Iwacu babuze ubushobozi ntabwo nabonye uko niga. Babuze ubushobozi. Nibura se washobora gukora akazi ko mu kabari? Ngiye papa ni akazi na kamwe natashobora. Oya ntacyo niba wagashobora haguruka gatoya nkwereke. Que son mis hermanos cordilleranos. Mbabwire rero mwibeshye kuko nge ntago ngurisha. Umva mama garuka. Umva nkubwire nyamahitamo ufite. Uri kunyumva neza? Nyamahitamo ufite buriya butaka tugomba kubugura. Ariko se mwana we abana b'iki gihe n'agasuzuguro mwagakwiye. Urumva ukuntu umukera umuntu w'umukecuru? Nakubwiye ngo namahitamo. Nta mahitamo mfite gute ariko ku isambu yanjye. Isambu kari yanjye. Umva nkubwire rero mama. Namahitamo yanjye ufite. Kubera ko bibe byiza bibe bibi ubishake cyangwa nubishake. Buriya butaka bwawe tugomba kubona. Kubera ko twamaze gutanga igishushanyo mbonera cyahariya kuri uriya musozi. Ubutaka bwawe bwadikanyije n'ubwacu. Twatanze igishushanyo mbonera ubuyobozi bwamaze kuduha icyangombwa cyuko tugomba kubaka aho hantu kandi ibintu tugiye kubaka aho hantu ni ibikorwa remezo bizafasha rubanda nyamwinshi n'abana bawe nabo bashobora kuza bakabonamo akazi. Uri kubyumva? Ni amahitamo rero ufite wabyemera wabyanga ni amahitamo ufite buriya butaka turabushaka. Umva rero mbabwire mwabagabo mwayobye wampaye inka singurisha isambu yanjye mujyana sinagurisha nakora kasenga wimpereza ayo mafaranga ni kawe urisha nabagiye ko ngenda gurisha. Mwana wanjye bari banyishe mwari Mama bigenze bite? Wahora n'iki wa mwana bari baciye hano. Bande se bande? Chanza meza kazami haje. Dore ngibiri bigabo byari binyishe. Bariya bari kugenda se? Dore ngibiri. None se ngo bakujijije iki? Nanjye se bashaka kugura isambu yanjye. Dore ibifaranga ngo barunze hano. Ngo amafaranga? None se wababwiye kugurisha? Ngeze mbabwa sina n'abandi. Fata neza ariko we mama mufate neza. Ndamufashe. Nibwo bwa mbere mbabonye baje biruka. None se ubundi bakugira gutya Brando yararihe ntago yarahari? Bose bari bagiye mwana. Mwese mwari mwagiye sinza. Okay none reka mbereke. Brando fata neza mama ndaje reka mvugane nawe. Oya hano ujye wigira hano. Iso uretse urona batari bakwita. Umva nyine nkubwire mama umva nkubwire. Umva nkubwire. Umva nyine ujye wingira ikibazo ndabyikemurira. Oya reka mvugane nabo. Oya humure. Brando fata neza mama ndaje. Hey nta hantu mujye. Uyisuye kandi atayaturukaye. Ntucaho muvuye. Ba mu nzira twigendere musore. Umva ureke mbabwire. Uje kubaha warning. Warning iki? N'ikindi gihe mujye mumenya aho mukina imikino yanyu. Ntago byumvikana uburyo abagabo bangana gutya. Ntago mbyumva uburyo mugenda musize ubwonko. Abantu batatu mwarigirije amakote biragaragara ko muri abantu basobanutse ariko habure numwe ugira abandi nama nta soni. Mva musore urimo urarengera. Ariko se nkawe ukungana uko n'ibisatsi iyo ufata umuntu w'umubyeyi ukamuhirika hasi nk'uhirika agapira bakina uba wumva nta soni ufite bite byawe. Ntago byumvikana wabuze uburere ubura n'umutima nama. Reba umubyeyi ungana nka nyoko nawe
ubu se biriya ukorera uriya mubyeyi ari nyoko bikorewe byagushimisha? Umva rero mbabwire mwa bagabo mwe, umva mbabwize n'ukuri, ntabwo ubutaka bwacu bugurishwa. None niba muri abagabo muzaze mufate ku ngufu. Akamwenge mbwiba yegere biki. Umva noneho turiteguye guhangana. Mwana bro, mani mba nkwaka gifti. Akahe ka gift? Kukure kukansinda. Ese kukure kukansinda hari gift irenze iyo. Akuri igisozi. Gisazi ni bene wanyu hamusenze na basko wanje. Wako waise ku. Ako se mani kunesha umutwe nibyo biba bikuzanye. Umva Brando, ndashaka untega amatwi neza witonze kandi unyumve ibyo ngiye kukubwira, ubyumve neza. Ndakumva rwose. Umva Brando, ngiye kugenda kandi sinzagaruka vuba. Uti ibyo ni ibiki uri kuvuga? Umva mwana, igihe kirageze ngumve inaha mu cyaro njye mu mujyi gushaka akazi, kandi ibintu ngiye gukora mama ntabimenye, kubera ko abimenye ntaragenda ikibazo cyavuka. Niba urubimubwira ubimubwire namaze kugenda. Siko bimeze? Urabizi sinakuvuguruza uri mukuru wanjye. Ako se ibi bintu wabanje kubitekerezaho? Nabitekerezaho ntabitekerezaho. Iki ni icyemezo cyari gikwiye, ahubwo naratinze mwana. Umva, iminsi igiye kuza ni mibi kandi tugomba kubaka ubushobozi mu buryo bushoboka bwose. Kandi ubushobozi ni iki? N'amafaranga. Nintashaka akazi turubaka ubushobozi gute? Nibura se akazi warakabonye? No, I will start from zero. Ariko ko mfite imbaraga n'ubwenge ntugire ikibazo. I will make it. Kandi don't worry, nzajya mbasura kenshi gashoboka. Umva bro, reba mushiki wacu yaragiye ntiyagarutse, none nawe uragiye. Ubu wirengagije ibibazo dufite aha mu rugo. Ubu urumva njye na mama ariko twabikemura. Brando, warakuze ntukiri umwana. Uranyumva neza? Yoko. Aho nakabaye nka mukuru wawe uzahambera igihe ntahari. Uri kubyumva neza? Ikindi kintu ugomba kwitaho, uzarinde mama, kuko niwe zahabu dufite, nicyo kintu cy'agaciro dufite. Man, ntuzazuyaze nimugeraho rukomeye. Uzahita umpamagara, kubera ko mwe muri mu nshingano zanjye. Ngomba kubarinda, nkabarinda ikibi icyo ari cyo cyose. Base bro, ntabwo uzigera utinda. Ndagenda nimugora nk'umuntu ugiye mu kazi. Uramenye mama ntabimenye, wowe uzabimubwire namaze kugira gute, namaze kugenda. Brando,
uri kunyumva? ndi gukumva. Umva, ndagiye kandi nkusigiye inshingano. Ugomba gukora nk'umwana ufite icyo aharanira kandi uramenye ntuzatsindwe. Nadia mushiki wanjye umeze gute? Nashaka kukubaza rero ibijyanye na business, urabona ibintu bimeze bite? Biragenda, ibikoresho byose birahari, akazi mugakora neza, ukurikirana abakozi bose ukamenya ngo icyabuze ni iki, ibintu mbese ubishyira ku murongo, ubona bimeze bite? Don't worry, ibintu byose biri kugenda neza ku murongo. Nta kibazo. Ndi mu kazi ko kurumva haba hari ikihe kibazo. None se ninzajya mba mpari uzajya wizera ko ibintu byose biri ku murongo. kono kikine ngo kazi. None se sibyo? None se na mbogamizi ubona abantu bashobora kuba bafite mu kazi cyangwa se nawe ubwawe ubona twakabashije kuba twakemura? Ariko hari icyo nibagiye kukubwira. Uyu munsi hari abakozi mwirukanye. Bitambwiye. Wabazijije iki? Abakozi bagenzi babo barambwiye ngo basigaye bibikoresho ngo ntabwo bakora neza, mfata umwanzuro wo kubirukana. Ibyo birumvikana, ariko mbere y'uko ugomba kujya wirukana abantu abakozi, jya ubanza making sure neza ko ibintu birukaniye ari ukuri. Nyine nakoze research nanjye nza gusanga ibyo bavugaga ni ukuri, niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kubirukana. Okay, nta kibazo, cyane ko ari nawe ubishinzwe. Ubwo rero birumvikana ko tugomba gushaka abandi bakozi bidatinze kandi ibyo bintu muri kampani urabizi ko atari ngewe bireba. Ibyo bintu niwe bireba, niwe ugomba kubikurikirana, ukazana uwo muntu ukamurambagiza, ukamenya niba ari umuntu nyine ufite karte zose zisabwa. Kuko urabizi ko tugendera ku bumenyi no kuba uwo muntu afite ubunyangamugayo ku buryo azaza agakora akazi neza nk'uko muri kampani yacu tugomba gukurikiza indangagaciro z'umurimo. It's okay, ibyo bimarira. Okay, sawa, nta kibazo. Mushiki wanjye bakeneye ubufasha. Bumeze bute? Ndashaka akazi. Sinzi niba namwe mukora hano ngo mumfashe mu mpakazi rwose. Ndababaye. Gusa wowe washobora akahe kazi? Kubaka ndabizi, naba umuyede, umva buri kimwe cyose hano nagikora. Ahubwo wowe mbwira niba muri bumfashe. Okay. Niba wumva uri tayari ngwino tujyane kubishinzwe nyine turebe ko bakwakira mu bandi. Yego. Yego. Urakoze cyane. Kuchi bite? Nziza. Makuru. Makuru ni meza. Are you okay? I'm good. Uyu muntu se bite? Yewe nakwibwirire. Wa musore. Kuri hano. Mushiki wanjye ndakwinginze mfasha. Ngufashe iki? Ni ukuri ndashaka akazi. Ubu ngubu mbona nagowe, navuye mu cyaro ejo bundi, none banyibye ibintu byose harimo na telefone, abantu narinje ngomba guhamagara ngo banshumbikire bamfashe no gushaka akazi, ubu sinabona uko mbahamagara kandi ntabwo narinze ahantu batuye. Ariko mfashije mukampa akazi, ibindi byose nabyitaho
kongera kugura utundi tuntu no kugura indi telefone zabyitaho mumbabare mu akazi rwose bambwiye ko arimwe mukuriye hano kandi ndabizi ko mubigizemo uruhare n'ubushake mwampa akazi mwamumfashije. ese wundi bakwita gute? Nitwa Roman. Roman? Ya, Nganzo. Nganzo? Yes. Nganzo we uri umunyamahirwe. Sanze twari dukeneye umukozi ariko ntugire n'ikibazo cyaho kuba wajya ubana hano ku ishansiye dore ahangaha niho ku ishansiye yacu wajya uhaba nta kibazo hari n'abandi bakozi nabo baharara. Akazi ndakabonye cyane rwose umutima utuzi gendere sinari nakubwiye Mana we umva murakoze cyane Imana ibahe umugisha Mana urakoze umva umbere marayika murinzi Imana ikumpera umugisha utagabanyije urakoze cyane n'ukuri. noneho ngwino turebe CEO wacu mubwire ko tubonye undi mukozi. None se ubwo abyanze koko abyanze? Oya ntago yabyanga nubwo wumva ngo ni umuyobozi wacu icyongeyeho ni na musaza wanjye. Yego none ndumva amata byaya amavuta rwose. Icyo nemeje ntago yapfa kucyanga. Okay aho ndumva nta kibazo tugende. iki ngiki cyose ukijyanye iki ngiki se ni igikoko ni ikintu none muzanye hano kumara cyo n'iki kintu ndakubwira ngo umuntu nahaye akazi si ibyo akazi twasabahize twataramye umuntu wagize nahaye akazi ariko uzi icyo nshinzwe muri company inka y'igitare cyatebeje umukondo ariko si ibyo je nago kizi icyo bambwire rero wa mwana we sigamenyera umuryango waso ndakubwiza ukuri ko iki gihugu nigishobora gukora muri company nibishoboka nanjye gusubiriremo namuhaye akazi kandi agomba gukorana natwe mva nkubwire iki ntabwo cyakora muri company yacu ese ugaye umuntu utaramenya ukuntu akora ese ubwiye n'iki katari ugiye kuzamura company yacu ushingiye kuki nese ubu namuhaye akazi ngiye ntabitekerejeho yakoze ubu se twari dukeneye umukozi yakoze ese ubundi uramunenga ushingiye kuki ese wowe uremeza ko ashoboye umva nkubwire ashoboye adashoboye ibyo ntago bindeba nashobora nanjye ukabyara mumbabare mu akazi umva namuhaye akazi kandi aragashobora urakamenya shut up kabyara inzoka n'ibikeri ni akazi naguha okay turaza kureba ndakubwiye ngo nimba utakubaha utazi nyubaha njyewe namuhaye akazi nabitekerejeho mbona ko abishoboye mbona ko dukeneye umukozi ahubwo wowe icyo nakoze ni iki cyangwa uko nkubashye narinje kuguha ripoti utazumva ngo natanze akazi ngo ibiki n'ibiki kwari kugira ngo nkuripotingeho ibisigaye n'ibyo okay niko ubishaka none mumva imbere mugende jyana nako gahungu kagenzi kawe mugende muve hano mugende buriya rero nakira nacyo n'urutwe rubi buriya rero kigiye kizi ko twacyemereye akazi bishoboka bitese ko ari cyo mba ntumva neza ariko mwana abantu ntibashyira isoni pe uriya mwana w'umuhungu ariko uyu mushiki wanjye nawe Nadia nawe mbona zadusaza ubwe uyu mushiki wanjye azazana ingwe i Kigali azazana imboga i Kigali kabisa rero reka nkwereke reka ibi bintu tubikomfureme nungutse inama nungutse igitekerezo reka tubikomfureme iki gihungu reka tukyemerera akazi kigende kizi ko cyahawe akazi yibwire ko abonye akazi dufatire mirindi hirwe kubera ko urabizi neza ko iki ngiki kiramutse tukivanye mu nzira uriya mukecuru ntabwo yatugora kuko niba ubyibuka neza igihe twajyagayo
ururwana rwe nirwo rwageze ibibazo byose twahuye nabyo. umva rero nkwereka ko ikintu tugiye gukora iri joro turagomba kurara turangije ibyo twakagombye gukora iri joro turamufata tumukubite tumunige nitumara kumuniga cyata tumufata urabona ya ruhuru rica hepfo urabona ko harimo umuhanda umanuka uri utambika harimo ikiruhuru kirekire imbere y'abantu bakozi barara niturangiza tumuteyo noneho ikintu uri bunkorere urashaka ikiyoga bino byadotse vuba by'ibikorano ukimurambika iruhande ku buryo n'ababibona baza kubona ko yagize ate ari byo byamutuyemo aho hantu noneho unkorere n'iyindi diro unshakira abantu duha amafaranga muri bariya abakozi bariya abayedi na bariya abagore bavoma amazi noneho basansibirize bavuge ko bamubonye agira gute anywa ibyo biyobyabwenge naho ibyo ngibyo we wavugaga ngo dushaka umuntu ubikora abantu ntukabizere tubyikorere twebwe ubwacu tumenye ngo tubikemuye gute ni ukuvuga ngo tumekinge shuwa yuko ibintu byakozwe ibintu gahunda ari well done. Nadi biri too much. Yabikize kandi. Uriya musore ntabwo mukwiye gukundana pe. Cyari ibibazo biragwira. Kubera iki? Kano umukene. Se kuki? Ubundi urukundo rubona ute? Uriya mutipe sibye kuvuga ngo ni umukene aritonda ikindi ni mwiza azi gukora neza uramunenga iki? Aha. Nakubwiraga nyine tu. Cyangwa uramushaka. Nadi, okay none reka nkubwize ukuri nyine ntaciye ku ruhande. Nakubese mufitiye ishyari. Ishyari ryinshi. Uriya muhungu mbona yihariye. Kawe. Utese kandi none. Warebye kure ubona nyine warashishoje nyine pe. Nyine gute kutari kumbwira. Wahisemo neza ariko nyine kubera ko mwubaha ntugire ubwoba ngo wongeye kujya mu ntambara nawe nyine dupfa fisikari umuhungu oya nanjye nkabibona ukuntu wamukundaga kumumbazaho nanjye nari narabiketse ariko ubwo wemeye ko tutazapfa umuhungu nta kibazo. Wow, thank you. iwe mana yanjye ndabona abana mukubitaguye ese kandi n'inzoka none se ubu ngubu yaba ese ubu yanamwe n'inzoga yanyweye reka ndabona nta nzoga yanyweye nese kafite icupa ryavuye ahubwo hamagara dadidi azana imodoka tumujyane kwa muganga bamukubitaguye bamugize inombe mana yanjye umva umbaze ugira umuntu uhamagara ahubwo niba dushoka mujyane kwa muganga ariko ntugire umuntu uhamagara uya unase ufite imbaraga nawe usa ntabwo twagushobora reka duhamagare dadidi azana imodoka sibyo ahubwo se ko mbona wari ufite ibintu by'amacupa n'inzoga wazinyweye mbamubwire nadi ntabwo nywa inzoga nta nubwo nigeze nywa inzoga biriya cupa no ibi byakozwe n'abantu babipanze ku nyungu zabo abo ni bande
Nadi ntibigutungure ibi bintu byakozwe na musaza wawe Daddy. What? Ngo ngwiki bishoboka bite? Musaza wa Nadia yabikora gute se ibintu yabitinyuka? Daddy na papa wawe turaziranye. Daddy niwe hatinyutse. Ndakubwiye Daddy na papa wawe turaziranye. Muziranye hehe muziranye gute? Uriya mu minsi yashize papa wawe na Daddy bigeze kuza mu rugo bashaka kugura ubutaka bwacu. Rero duturanye n'ahantu muri kubaka uruganda bashakaga no kuhagurira uruganda. Icyo gihe twarabyanze. Aho ndonziraniye nawe. Kumbe ni nayo mpamvu yari yanze ko tuguha akazi akajya ananiza. Cyane rwose nyine naramonye ngenda mumenya ntabwo nari narabikubwiye ariko nawe yahise amenya. Mureke mbasaba akantu gato. Mumfashe mva aha sibyo ariko ntihagire umuntu n'umwe umenya ko mwana abaye. Ndabinginze icyo kintu mukinkorere. Ibi bintu birababaje cyane ariko. Ariko ntugire ikibazo. Mfite anko wanjye uva indi imwe na mama. Nimugire ikibazo araza kubibafashamo ndabimugiramo abone n'akazi. Cyane rwose ni ukuri ntabwo ibi bintu nyine nta abantu bakoze ibintu nta bumuntu bafite. Urakoze cyane. Umuntu bafite ni ukuri. Reka ndaza kuvugisha anko wanjye ndabizi neza ko ari bubyemeye. Uwagira inshuti yagira inshuti nkawe. Ni ukuri ntabwo ibi bintu ari byo kureba nyine ngo umuntu. Ni ukuri urakoze cyane. Urakoze cyane. None se sha amakuru ya mama wawe? Amakuru ya mama ni meza. Maze igihe nahura nawe ariko wenda ibyo tubireke. None se uyu muntu muri kumwe? Anko nyine niyo mpamvu nanjye nagushakaga. Niyo mpamvu washakaga? Wanshakiraga iki se ngaho mbwira vuba vuba. Anko uyu musore ubona aha ngaha ni umwana mwiza. Akaba nyine ababaye cyane nyine afite ubuzima butamworoheye. Akaba yarize nafite na za masters nta kibazo pe. Yarize pe. Nyine nkaba nagira ngo ube wamufasha ube wamushakira akazi. Ni umwizerwa pe, ni umwana mwiza ariko byumve. Ushatse kuvuga ngo amashuri yarayafite n'ubumenyi. Icyo akeneye ni akazi. Akeneye akazi. Bivuze ngo muri iyi minsi ni umushomeri. Ni ukuri yarakubiswe nyine ubuzima yaramukomereye kandi afite n'ubwo bumenyi urumva ni ibibazo. None se sha bite byawe wowe? Ni sawa? Ngo mwishywa wanjye ari kumbwira ashyushya agira ate no aracabiranya cyane ndamuzi. Ariko ndagira ngo wowe ubwawe unyibwirire ndeka amashyengo yiwe numva ukuri kwawe. Nk'uko yabivuze ngo warize. Ese niba warize uzi gukora ibintu byose? Nta kintu yakubeshyeho narize kaminuza mfite masters kandi ibintu byose nzi kubikora cyane. Nta kintu ntazi gukora byose nzi kubikora rwose. Okay. Ubwo ari mwishywa wanjye kuzanye kandi uretse wenda ubushomeri wari ufite nkaba mbona nta kibazo akazi karahari dore ko mfite imwe mu ma office yanjye itari ifite umukozi. Yego. Ubwo rwose genda witegure nshaka ko ahubwo uhita utangira ejo. Umbonye akazi ko muri office? Ejo rwose akazi karahari. Ugomba kuza ugakora. Erega ibintu nta mpamvu yo kubikomeza. Nibuza akazi kandi ukabuzi gukora imirimo yose ngwino ukore. Murakoze n'ukuri mani. Ngwino ukore rwose. Naho uyu nguyu ubona mwishywa wanjye ndamuzi kuva kera kiri umwana. Nta kintu yambeshya cyangwa se ngo ajye kwirira. Mba nzi yuko ibintu byose yabirebye kandi nyine ni n'umunyamashyengo nk'uko umubona. Ndamuzi. Anko ubundi ni we wanjye pe nkunda kunyumva no ukuri.
ese ko mbona utishimye nishime birenze aha koko nuko ntabwo wishimye sinera kubwiye ko uri buce murega anko wanjye nta mutima ziteye ubwoba yego anko wanjye ni umwana mwiza Imana ibaha umugisha umva ijye ibaha byinshi mujye mubona uko mufasha n'abantu ishime bigaragare n'ukuri cyane ibyishimo bya mbere nuko nzamukorera akazi neza murakoze kandi anko murakoze cyane Imana ibaha umugisha oya ntacyo rwose mu by'ukuri ndagushimiye cyane ntacyo nakoze Roma ahubwo se niki gisanzwe wakoze ese buriya nakoze iki nta kidasanzwe ibyo wakoze ni ibidasanzwe kandi byemere nkushimire warakoze cyane byose narikoreraga erega ubu buzima buri muntu wese akenera umuntu umuha icyerekezo umuntu umubera urufunguzo rw'ubuzima umuntu umubera urufunguzo rw'imigisha umuntu umubera inzira ya buri kimwe ese ubundi ubuzima ni iki ubuzima nta gisobanuro bufite igihe utarabona uwo wiyumvamo ako kantu wari ukazi iyo wamaze kubona uwo wiyumvamo ubuzima bugira igisobanuro urabona mbere yuko duhura uko nari mbayeho urakuzi naragusobanuye buri kintu cyose na nyuma y'aho duhuriye ibintu byose byarahindutse uburyo mwamfashije uburyo mwandokoye uburyo mwandwanyeho aka kanya ndi umusore ushima Imana mbayeho neza ninde wundi wari kubikora atari wowe ese wabikoraga kubera iki ikiragiye narikoreraga biriya nabirenze Roma no kuri njye ntabwo bisanzwe oya nabirenze nabirenze nshaka kukubwira ikintu ariko nkikubwira undeba mbwira nta kibazo ngo uteze umwambaro ufite utuntu tw'udusoni oya nta gisoni wazigira wapi Nadi thank you kose kuba ukomeza kunshimira nakoze iki warakoze wahinduye ubuzima bwanjye nabuhinduye gutese from zero to hero now I'm a hero nta bintu by'ubutwari narikorewe gute umukobwa wo mu bakire umuhungu wo mu batindi ushobora kunkunda bishoboka bite ntabwo mbyumva nagukunze nta kintu na kimwe ngo ukurikiyeho ese basi ndi kurota cyane ibyanyabyo nagukunze bitewe n'ukuntu nabonaga witwaraga witonda umusore mwiza ushinguye ushima Imana ntago njyayo njya nita ku mafaranga cyangwa se ibindi abandi bakobwa banza bagenderaho darling uriya rero iyo ukunda umuntu mwiyumvamo kandi nta kintu n'iki na kimwe utakora kugira ngo umuntu yishime buriya arakarimbo tukiri high school twajyaga turirimba ko ikirere kiracya umutima ugatuza kubera wowe mbarutse y'inganzo mwamikazi wanjye mbarutse y'inganzo mwamikazi wanjye shiri yes urakoze cyane how do you feel natarenze kuzi kuririmba gutya yewe ndi mubi cyane ubundi buriya rega iyo ukunda umuntu nta kintu utakora sibyo ahubwo njya nibaza nk'iyo umuntu agutunguye akagukubita nk'agasiripurize ko kukuririmbira kuriya how do you feel ugiyumva mute ubu ndumva nahise mbyibuha sure ariko today you look good you are different do you see how you look different start hey yeah you're amazing baby I love you love you I love you repeat again baby repeat do you love me you look good baby thank you baby warakoze kuza mu buzima bwanjye sure sit here
umva ubwire rero Motherland, urukundo rujyaho rushatse. Umunsi wa mbere nakubonaga narakwishimiye. Umva rero nkubwire ibyo bintu byo kumbwira ngo gukora mu kabari, guvuka mu muryango uciriritse, njye ntabwo mbyitayeho kuko ndagukunda. Kandi reka wikwirwa wirushya. Ibi nicyo bisobanura, iki nicyo gisobanuro cy'urukundo. Igisobanuro cy'urukundo nyine nuko abantu bakundana, wowe umuntu uwo ari we wese atabikekaga, ariko kugeza izi saha uri mu rukundo. Erega uri umukobwa mwiza, nta musore utagukunda. Izuba rirarenze. Buriya rero ngambwira icyo ashaka kumbwira. Ntuziko nanjye kongera kukuririra natwawe. Uzi ko mami yiruka ambaza namushira mfite. Wamubwiye ngo iki? Namubwiye ngo arahari. Utagiye kuko ubuze wizeye iki? Ndakwizera kandi ndagukunda. Okay, don't worry. Wizera kwizera kandi nanjye ndagukunda. Gusa nanjye numvaga ko kantu kandi mu mutima numvaga nifuza kukubaza ngo ariko se bizarangira bite? Kubera ko buri abantu bakundanye igihe ibintu bigeraho bikarambirana kumva ntacyo. Ariko niba mama wawe bikubaza ese ubundi buriya nungutse akanama, nta kuntu ibintu twabitegura ukanyereka famiye yawe. Hari urabyumva ute? Ngende tayari. Nanjye nkakwereka abavandimwe banjye, ubundi tugahita tunapanga uko amafaranga arahari, kandi umuryango wawe ntabwo nzawugora, tuzakora ibintu biri aho kuko amafaranga yarahari nta kibazo. Amafaranga y'ubukwe tugahita dutegura ubukwe ku buryo nka nyuma muri uyu mwaka tugahita dukora ubukwe. Hari ikibazo? Twebwe mwaka nawe twahita tuyabona. Oya, don't worry, bigira ikibazo, don't panic baby. Kiwacu amafaranga yarahari, bigira ikibazo. Twahita tubipanga, tukabiha umurongo, tukabibwira ababyeyi. Ariko mana yanjye sheri we, mfite amatsiko kubona ababyeyi bawe. Si ubu bazamfata bate? Yesha, mami wanjye we azakwishimira, akunda abantu. Noneho ukihagera nyine urugwiro rwinshi. Noneho bro wanjye Roman yirirwa mbaza umutipe dukundana, nkamubwira ati umutipe dukundana ni Bogari. Umubonye nawe nubwo uri umuhungu wamukunda. Wow, that is good. Rero reka tuplanning tubigire vuba, tumenyane ibintu byose nyine tuvugiye ahantu tusete tubishyira mu bikorwa. Ndumva ari byo byawe. Wowe nuba uri tayari uzambwire ngo ujyane. Wow. Roman. Byose narikoreraga. Ndabizi. Ariko so wari uko bizagera. Ntabwo nari mbizi. Nzi ko ndi kugufasha nk'umuntu usanzwe. Umuntu ejo nanjye nakenera. Ni wowe nari narasengeye ubundi muri make. Ese wari uzi ko ntawe ujya ucika ahazaza? Okay, ndeba neza. Burya ushobora gukata hirya ugakata hino, ariko icyo uzaba cyo ntawe kijya. Siyo? Sanara nicyo uzaba cyo uragiharanira. Ariko maybe ko wandemewe. Narikoreraga ndacyari kubwira. Hari umuhanzi umwe waririmbye avuga ngo gushimira biva kure, ariko kuva kure suko biba biri kure aho umuntu atabasha kugera kugira ngo ashimire, ahubwo nuko uri uburyo bivugamo. Aya nta mpamvu yo kubigira ibintu birenze, nta mpamvu yo gupanika. Nagusaba akantu kamwe. Nta kibazo. Okay. Kamere. Ugiye? No, nshaka kuryame hano. Nadia. Uri ubuzima bwanjye. Uri buri kimwe cyanjye. Uri umwuka mpumeka. Ntagufite sinabaho. Ese basi utekereza uko nari mbayeho? Wowe ntabwo ubizi. Ndabizi. Ndagukunda ku buryo nkubuza umutima wahagarara. Really? For sure. Uri nk'umwuka mpumeka. Can I sing for you?
No. Reba hano. Umva se. Not now. Ntabwo ushaka ko nkuririmbira. Ndabizi ntabwo ndi umuririmbyi mwiza. Ariko can I sing for you? Yes. Basi ndagukunda cyane. Uko uteye, uko ugenda, amaso yawe. Nawe ntugakabye. No, ntabwo ari ugukabye. Jesi ko mbona nabirenze. Nyine wowe ntabwo wakwibona ariko njye ndakubona, ndi imboni yawe. Ubwo bivuze ngo ni wowe mbona wenyine. Nta nubwo nifuza ko undi wakubona. Kubera kuko ari njye ubikwiye. Abandi bazareba i Nyanza cyangwa se bareba ibaye. Wowe uri uwanjye kandi uzahora uri uwanjye. Siko bimeze. yego. Umva mfite ijwi ni nk'iry'igikona. Oya nabirenze. Ariko nshobora kukuririmbira akaririmbo ukumva ni nka marayika uri kukuririmbira utitaye kuko ndirimba. Nta kibazo ndirimbira. Ntabwo usanzwe kuri njye uri ikiremwa kidasanzwe. Kandi waje uri uwundi muntu. Wabaye umuyobozi umutima wanjye. Nanjye mba umuyobozi umutima wawe. Abavuga vuga amatwi, abavuga amagambo bihorere, wivunika nukuri ndagukunda, humura byuze nkomeje. Nadia, I love you. Ndagukunda cyane. Ntabwo nari nzi ko uzi kuririmba gutya. Warakoze kuza mu buzima bwanjye. Nanjye ndagukunda. Uri umwamikazi w'umutima wanjye. Naho ubundi se Musa, aha reka twaka kandi. Ndabona weho ubashije da, yewe natsinzwe. Naho ubundi se Musa, ubu ntacyo wowe ndumva ugenda utsindwa, ariko ntacyo nje banshyiraho akamusiteri mbe ninyweraho nawe baguha gake mbese. Njyewe rero ntabwo ndumva natsinzwe, ahubwo banzanire kasitoro, sitoro ishyushye. Bose ntangiye gusaza. Ariko buriya nibyo bituma umuntu atekereza neza. Iyo umuntu adafite ibintu byinshi mu mutwe nibwo atekereza neza. Naho ubundi bose buriya aka kantu ndi kunywa ntabwo kakica akazi, ariko ndashaka ko dutekereza neza kuri iriya gahunda. Uriya muryango uri kuwutekereza iki? Mba mbona wagira ngo ntabwo ubona ko uri kudindiza kampani yacu. Sisi genda tuzanire utwo tuntu. Pablo, mu buzima nta kigomba guhinduka. Uko isi iteye, uko yubatswe, uko tubayeho niko bimeze. Ariko hari ikintu ntumva neza bose. Ese kuko ubuzima bw'iyi si niko ngiye gusoma, ariko reka mbanze nkubaze, nta formule kuko bugira. Pablo, abanyembaraga n'abakomeye bashobora guhindura icyerekezo cy'ubuzima. Amafaranga yahindura icyerekezo cy'ubuzima. Ni ukuvuga ngo ufite amafaranga byose birashoboka. Ashobora guhindura urushinge rwarebaga iburasirazuba bikareba uburengerazuba bitewe n'uko bimeze. Muze ntabwo wahindutse. Ubwo bivuze ngo turi abanyamahirwe rero. Ubwo tukibasha kugera kuri iyo ngingo uvuze neza. Ubwo bivuze ngo dushobora guhindura icyerekezo cy'aho ibintu byaganaga. Amahirwe turayafite. Ubundi bavuze ko abafite bazongererwa, naho babandi badafite bakwe n'ibyo bari bafite. Ubwo ubivuze neza. Bivuze ngo uyu munsi, uyu mugoroba twakagombye noneho gutangira igikorwa. None birabuzwa n'iki?
uyu mugoroba tugomba gutangira gahunda. ariko nabikubwiye uranzi ndi inkota icyayi yakatira no mu bicu cyane. Icyo ntegereje ni ijambo rimwe ryawe ubundi Pablo, umukino utangire. Icyoroheje ni ukumena amaraso, ariko intego nyamukuru ni uko twabarangiza. ariko urabizi ko mpora iteka niteguye. Uwo ari we wese watubera mu nzira, cyane cyane kari agakecuru. Fofo niwe uvuga cyane rwose. uwo urabizi ko umuhungu we Romani kwishe. ibyo byihorere, njyewe andateka Pablo uriya namushyingura ari muzima. ntawe ugomba kwitambika ubuzima bwa Universal Horizon Company. Pablo, uwo muntu ntabwo atwumvise. oya ubwo se yaba ari wa museriveri? genda wajya gucekinga ukumva niba atatwumvirije. let me check. Kasha ubaye iki? ni uko nsitaye gatoya ariko nta mpamvu. Usitara? arinje ndasitara hano ngaha. utaha rero ujye witonda ugende gakeya. nzajya nitwararika. ese ko numva utitira sha? ni ikihe kibazo ufite? nta kibazo ntacyo nyine uko ansitaye. shuwa nta kibazo ufite? ntacyo ahubwo reka mbazanire icyo kunywa cyane. naho ubundi se muzehe nzare za ndaya za hano nima zasinze ngo agize akabazo aratsikira aho ngaho. gahunda ni gahunda rero, akazi katangira tukagakora. ndagira ngo mbwirire ba basore, uyu mugoroba byanze byakunda gahunda ikorwa. none se Dadidi ari tayari nawe turajyana? ubundi ni ngombwa, niyo twamumenyesha twagiye yadusangayo, nta kibazo rwose cya Dadidi. ese koko Romani yagiye? ese kuki adafata telefone? ntabwo bishoboka. ubu se koko uko babivugaga baramwishe? oya ntabwo bishoboka. Romani ntabwo bishoboka. ese baba baramwishe? Romani yanyitabye koko. mana yanjye, ibintu ntabwo byashoboka. Romani byakomeye. ibiki aho mubikurizwa ni iki? Romani shakisha uburyo duhurira mu rugo kuko ari abantu bashaka kujya mu rugo kandi bafite imigambi y'uko hari umuntu wese bari buhurira mu rugo ari buhite bamwica. bashaka iki se? barashaka kugura ya sambu yacu. ibyo bintu sinari nzi ko byarangiye koko. Romani nutinda ibibazo biravuka kandi nawe mama uramwizi. ngaho nyumva neza homie, ubu tuvugana ngiye guhita nerekeza mu rugo, ariko mugenda nahagera uramenye mwitwararike hatagira ikintu kiri mukora kiri bushyire ubuzima bwanyu mu kaga, kuko ibyo bigabo ni ibigome cyane. Romani biragoye ko ndi bubatange mu rugo kuko bafite imodoka kandi baragiye. wowe ihute ubuze mama gutera amahane mpaka nje yewe, kora uko ushoboye homie. sawa narwe reka ngende.
ni mwebwe kandi mugarutse yego mama none se wari uzi ko gahunda yarangiye ahubwo se nari mfitanye gahunda namwe mukecuru n'ubu nturumva ikigenderewe cyangwa uri gukina na Universal Horizon Company ngo you read what ahubwo nye ndumva muri ibyorezo mwabagabo mbi nimba ari muri ibyorezo mugende muvuge ko mwabaterereje adahari nta gahunda afitanye namwe umva mukecuru turashaka ko izi mpapuro uzisinya ukemera ko ubutaka bwawe ubugurishije akira ibi bintu mushaka ariko umuramba n'uri bubisinya ako bite byawe wakanawe kana kawe se umva dadi aba mubembekereza ntabwo mubazi aba bantu nimuguma kubabembekereza gutyo ntabwo ibintu biri bukunde hagomba kuzaho imbaraga ubundi bazi imbaraga zacu wowe sinya hano wakakera ntaho sinye sinya hano ntaho sinye kiri mu mama Akira umwana ku mwana wanjye nawe kwica Dadidi ni wowe unkubitire mama ni wowe ugeze hano unkubitire mama ibi birara muraziranye ugeze hano ute muraziranye mwana we no birara muraziranye wowe zira umwana n'ugwemera kumukoraho we bombafu uyu mama muraziranye hakuna n'ubu sindasobanukirwa muri mubiki ho mi mununi mama uyu ni sheri wanjye twendaga kuba Jesus Christ hakubwo ntago waba uri umukobwa wanjye ntago bibaho kuba uri umukobwa ubana n'ibi bisambi ibi birara ibi bijura ibi ngibi bizishura bisanze ahangaha never no hasani abangaba mwabana ntakiriho uyu mwabana ntakiriho uyu Dadidi uyu muntu muraziranye kuva ryari umuntu sheri yanjye tumaranye igihe kinini ngo tukaba turi gukora ibi bintu muri uyu muryango ngaho nimumbwire ariko se mama home hano habaye wahora n'iki mubyeyi wahora n'iki ko maze igihe mfite ikigeragezo cy'abantu ntazi ntasobanukirwa baza bambwira ngo bashaka kugura isambu yanjye ntarigeze nshyira ku isoko ko duturanye ugeze ubu none se ko nzi ko kuri aka gasozi ariwo umubyeyi witonda aba bagabo nkaba naherekare numva bagubuhutira bimeze bite uretse wowe ejo bundi ubu munsi utari uhari wari watatubura baraje n'ubundi basanze hano mu mbuga mbasanga nta muntu uraha baramuhotera ngize amahirwe wa muhungu wanjye aratunguka yego kumane Homi utangira ko yari mama wawe Dadidi uyu ni mama mami mwana ngurukama hano mu mazini cy'umudupera binde kwemera wamba bari we Hassan ufite wowe nyenyenyenyenye mama wowe sinabyara umuntu nka umva uvira mu rugo igirayo mbi imbere vira ku mwana no Dadidi ubundi muri abanyarwanda muri abayikongomani imyaka mfite urayizi ngaragura aha hasi ubonye uburyo ngaraguye ese ubundi ugira ikinyabupfura wararezwe ubundi mana nyagasani uzi ko mba numiwe wambabariye mbahora umbwire warerewe ku buryo ufata umuntu umukecuru nkanjye ugafata ugakuba hasi umwana wanjye ntiyongere gukora homi umeze neza mama umeze neza namera neza reba ukuntu bakugize ni ukuri homi ese sheshe kumbwire tuza umbwire umva tuza nyine wigunya kurira ariko umva naje muhumure naje byose byakemuka muhumure naje haguru oya uretse homi uretse sheshe kumwana no oya humura mwambabariye koko mwanyumvisha usubona urumva nta n'isoni ufite mwana mwambabariye koko umva se homi iki kintu muziranye hehe Dadidi uretse
urakizi kino kijya murakizi nyine mwamenyanye mute Naza gukemura ibyo uvuga. Numvise bavuga ngo umwanisha ni wowe. Ngo iki? Ngo umwanisha ni wowe. Wowe ukundana n'iki kijama? Iki utambwira. Ko ntacyo ndavuga. Ko ntacyo uvuga. Bimeze bite? Ko ntacyo uvuga. Bakubabarira iki nyine? Igihe cyose nawe numva ni wowe. Utereka mushiki wanjye gute wamuteretse ubundi byagenze bite? Ahubwo se wamenyaniye he nawe? Turanziranye mu magerera ndinde. Ariko se umva hori, umva uyu hano. Utambwira ko yari umuryango wose. Ntabwo nce ntacyo. Tumvikane. Nahoze ncecetse nitegereje ibiri kubera hano. Mu by'ukuri ndabona twarengereye. Dusa naho twateye ibuye aho tujishe igisa. Ariko mutwihanganire. Ntabwo twari tuzi ibijya mbere. Muzanye mu rugo hano. Ntabwo twari tuzi ibijya. Ntabwo twari tuzi ko abantu baziranye. Ese bundi reka mbabaza. Abo mutaziranye bo ntabwo mwabafata neza. Abantu bose ntabwo wabafata kimwe. Umva mama. Rwose ibi byose ndabyemera. Binjye ku mutwe. Kuko ntabwo twari tuzi ko bimeze gutya. Ariko nsabye imbabazi ikintu kizaba cyose nzakireba. Mureke nisekere. Mama. Ndakumva mwana. Mureke nisekere. Akandi sipangaye. Cyakora mureke mbabwire. Muramwaye. Nimbabwira ngo muramwaye mwumva ko mumwaye. Wowe hari ibyo nzi utazi b'ibyo mwankoreye. Ndabizi neza ko utaruzi ko nkina ariho waruzi ko nanapfuye. Mama barebe nabo bamwazi ubaseke kuko ndabona ko bafite naho barigitira barigita ariko ntibafite aho barigitira. Murasebye nongere babwire murasebye muri nenge kuba twako ntabwo nabatuka. Reka mbuba ariko sinabatuka. Narabyaye ntabwo wapfa sorry. Ntabwo wapfa kunyikira hasi gutya gusa. Ngunyice nk'inda narabyaye. Dore nguyu dore n'undi n'abandi barahari. Narabyaye. Ngiye ibintu numvishije kuko nabiburiye igisubizo. Mbahubwire mama Kenya. Aba bantu ibintu biko nanga ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bitabaho nyebona. Ariko aba bantu ni nkuko babyumvisha. Bifuje kugura isambu yacu nibo bari kubaka uruganda hari hakurya. Bashaka tugurishe itegeko. None ikintu kibaye birangiye ngo uyu musore wabo aterekana na mushiki wabo. Baraduhohoteye bagira bate atarazi ko mushiki wanjye avuka hano. Nababwiye ngo batunguwe bakozwe n'isoni ariko ntabwo baratungurwa. Uzi impamvu bataratungurwa? Sorry. Nade. Wiyuse kandi. Hano bite? Ngabura kuhaza gute se mvuka mu muryango w'abicanye abagome. Ye? Indukurangiye hasi. Fata mugahemukira umuryango nzashaka. Ngo uzagira ute? Umuryango nzabera mu kazana. Nzabera mu kazana. Uzashakamo? Ushaka nde? Hari ikitumvikana. Nishaye wanjye twendaga. Iyo mwifata mukajya. Aba ni ababyeyi. Utambwira ko ukundana n'iyi mbwa. Imbwa usunyita imbwa akanya. Ntibona ko byakomeye wowe. Nta soni. Urumva nta soni ufite ahubwo. Dadede. Wabyumvise papa. Wese ko ukundana n'uyu mukobwa. Namaze. Uyu musore nakagara. Uramikira umwana ngo nimbwa. Hanyuma wowe ukabiki? Mama tuza. Umwana wanjye nabi wabura biki wowe kuri imbwebwe. Irwana n'abakecuru. Abagome. Roman ni umukunzi wanjye. Muryango mwiza ndabashimira. Uko mwigaragaje mukwiye igikombe ndetse n'igihembo yewe urandebera. Mbasheri ongera hondagure nyoko buko kwa mahondaguraga. Ngaho nanjye nde? Ariko ye burya inzira ntibwira umugenzi. Ariko no kuvuga oya Romani nashatse kwicisha. Ni musaza wa sheri wanjye.
akaba anakundana na mushiki wanjye. Aya ni amahano, aya ni amahano, aya ni amahano. Baba we, aya ni amahano pepe. Wari wicaye witeretse. Ibi bintu birandenze, birababaje, birenze no kwemera. wahora n'iki ko akumira ari ubuhanda amavunja ahandurika. Ntidukwiriye no kubabarirwa, ariko dukwiye kugirirwa imbabazi nk'abantu mwe burya. ariko wenda uyu muryango uracafite ubumuntu, ahari wenda bashobora kutubabarira kuko ibi bintu biraturenze rwose. Erega mubyeyi ntitwamenye. papa ndakumva mwana wanjye, ntabwo nshaka kujyana namwe, ndigumira hano. kubera iki se mwana wanjye? kuko niyo nza guhitamo, ntabwo nari kuba naravukiye mu muryango wanyu, ntabwo nari kubihitamo. Soni ufite wowe ugakora ibyo bintu. nabyemera nkagushyira mu bana banjye kuko uyu si umuryango wo kubamo. ubu se nimba barareze basaza bawe buryo, nimba wowe ugifite ubumuntu, urabona ntakwiriye kukujyana aho kugira ngo ujye kurerwa mu muryango rero kuri. Erega umva mama, ahari abantu ntihapfa ibindi, reka dukemure ikibazo turebe uko ibintu byagenda. kandi narashimye. Amazi yarenze inkombe. Murindira ko amazi arenze. Ntabwo ibintu bitagira igaruriro byagaruka byakunda. None se umva Nadi, nugenda muri uyu muryango nzagusibe najya mu muryango wanjye.